Rero abavuga yuko amategeko yavuyeho y'Imana yavuyeho cyangwa se adakwiriye kubahirizwa, ubwo babahakanye yuko rwose iyo Mana badashaka kuyiyoboka, badashaka kuyitega amatwi, badashaka kumva ijambo rikomoka kuri yo, ntabwo baba bifuza kugendera mu bushake bwayo. Urumva uko biri kose literally cyangwa se mu buryo bw'imvugo, amategeko y'isi yose yubakiye ku mategeko y'Imana. Rero ubwo amategeko y'Imana ntiyavuyeho, ahubwo arushaho gushimangirwa n'abantu b'iki gihe nubwo nayo batayumvira. Amategeko nitwumva itegeko rya 7 ntugasambane, abantu bamenye yuko hirya y'inyegamo y'iri tegeko ngo ntugasambane hari andi mabwirizwa n'andi mategeko y'Imana yavuze, ayandikishije, ayihanangirije arebana n'iri tegeko ntugasambane. Niba umugabo n'umugore bari kumwe barasezeranye kubana nk'umugabo n'umugore, guhuza imibiri ni itegeko keretse habayeho uburwayi cyangwa n'impamvu ituma umuntu yaba adahari. Kuko Pawulo tuzanabireba yenda niba ngombwa yandikira abikora ibice 7 urwandiko rwa mbere, yaravuze ati bagabo namwe bagore ntimukimane. Ariko abantu batwumve neza be kuzanamo ibishego. Iburyo umunyabyaha arangiritse cyane, ahubwo tuvuga mwene ibi bintu abantu bakayizanamo n'ibindi bintu n'urwenya, ntabwo ari byo. Noneho hirya rero ntabwo umugabo yemerewe kugenda ava ku mugore umwe aryamana n'undi mugore, akaryamana n'undi mugore, cyangwa umugore agenda aryamana n'umugabo umwe ave ku mugabo umwe aryamane n'undi, aryamane n'undi. Ibyo nibyo Bibiliya yita gusambana. Turare twahuranye tuhavugeho ubona ukuntu itegeko rya 7 ryagiye ryirengagizwa rikicwa, bikaba ariwo murongo utukura ijuru ryashyiragaho ngo ahaho nimuhagera. Biraba bibi, biraba birangiye. Baribesha bakibwira bati umunsi Imana Yesu ariho wose, ari kwisabato nimwe rukumbi mu minsi mukundwa, twongeye gura kuri platform mucyo w'isabato. Nongeye kugusuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bitangwa nawe bibane nawe. Ni umunezero ukomeye cyane kuba twongeye kugira amahirwe yo kongera kurambura ibyanditswe byera kugira ngo bidusobanurire ubushake bw'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Hano rero ni ku mucyo w'isabato, aho tumaze igihe kitari gitoya dusuzuma ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo kubyerekeranye n'isabato, ingingo itarumvikanye neza mu bakristo benshi bitewe n'uko ari Satani wabikoze. Tukaba turi kubaza Bibiliya icyo Imana ishaka kuri muntu wese, kandi icyo duhamya nuko Imana yakomeje kutwereka yuko ari ikibazo cy'ubugingo n'urupfu, ni ikibazo cyo kumvira cyangwa se kutumvira iby'Imana ishaka. Twahereye mu itangiriro, murabyibuka. Ubu turi ku musozi Sinayi, kandi tugeze ku musozi Sinayi ntabwo twasanze isabato gusa, ubwo twasanzeho n'andi mategeko y'Imana. Tukaba ariyo turi kuganira muri iyi minsi. Ngize amahirwe nanone rero nk'uko njya ngira amahirwe yo guhura na bene data kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo w'igikwerere uje kutuganirira ngo adusangize ubunararibonye budakomotse mu nyurabwenge ye gusa, bwo bukomotse mu ijambo ry'Imana, ngo aze kutwungura ubwenge Imana yamuhishuriye binyuze mu ijambo ryayo. Mbere yuko dutangira, reka ngusubize mu izina rya Yesu. Muraho neza. Yesu ashimwe. Yariko yasabwe icyubahiro. N'abadukurikiye twese turabasuhuje. Yego. Nakwivuga nitwa Raymond Furaha. Nkaba narageze amahirwe yo guhamagarwa n'Imana, kandi burya buri wese agirwa n'ibice bitatu: umubiri, intekerezo n'umwuka. Umwuka wanjye rero nawe utujemo Imana nzima, ni Imana ya Adamu. Amen. Ariko kugira ngo nunguke ubwenge bukomoka kuri yo, nterana na bene data twiga ijambo ryayo mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa 7. Yego. Naho rero
nigira ibyanditswe byera kandi nkunguka kurutaho kandi nkishimira kubisangira n'abandi. Murakoze. amen. Yeah. Furaha rero uje ku mucyo w'isabato, bya byose si ubwa mbere wumvise, niyo mpamvu wemeye kurarika kwacu kugira ngo uze kutuganirira. Tumaze iminsi rero ku musozi Sinayi nk'uko namaze kubibwira abantu b'Imana, dusuzuma amategeko y'Imana. Niba warakurikiranye ibiganiro byacu ko byagenze, twatangiriye ku itegeko rya mbere, itegeko ritubwira ngo ntukagire izindi mana mu maso y'Imana. Itegeko rya kabiri naryo turarisuzuma, ryatubwira ngo ntukiremere ibishushanyo bibajwe. Itegeko rya gatatu ryatubwiye ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Itegeko rya kane ryo twahereye kera turisuzuma, tuzakomeza no kurisuzuma mu ruhererekane rw'amateka, riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Niyo mpamvu iyi platform yitwa umucyo w'isabato, turi kusuzuma mu buryo bw'umwihariko. Ayo mategeko twayatinzeho, kandi abantu b'Imana banyuze hano badusobanuriye bikomeye cyane yuko ari amategeko yerekana imico y'Imana, yuko yerekana urukundo dukunda Imana. Muri rya tegeko Kristo yahaye abe, bamubaje bati itegeko ritane ni irihe? Batubwiye ngo ukundishe Uwiteka umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose. Twasobanuriwe na bene data yuko itegeko rya mbere ryo gukunda Imana n'umutima wacu wose rikubiye muri ya mategeko ane ya mbere. Ayo rero twarayasuzumye twitonze, kandi twanyuzwe rwose nuko ari amategeko ahamye, nubwo leta z'isi zitayatinzeho kubera ko ari amategeko adusabanya n'Imana kuruta, ariko aracyafite agaciro kubaha Imana. Twagiye no ku yandi mategeko, twaganira itegeko rya 5 ndetse n'irya 6, ubu twari tugeze ku itegeko rya 7 niryo ugiye kudusangiza. Ariko mbere yuko tujya mbere mu kiganiro cy'uyu munsi, ngiye kugusaba nk'uko ari umuco wacu, ubanze usengere iki kiganiro tugiye gukora, hanyuma tuze gukomeza. Murakoze. Reka hamwe n'abadukurikiye dusenga Imana. Data wa twese, uhabwa icyubahiro, ni wowe dukomokaho, kandi ubwami bwawe bugira amategeko n'amabwirizwa. Tugushimiye cyane yuko mbere yuko turema waduteguriye byose bikwiriye kugira ngo tuzagire umurongo tugenderaho, kandi ari wowe ubuyoboke bw'ubwami bwawe. Uhabwa icyubahiro. Tugushimiye inama yateranye yo kurema umuntu ariko no kumucungura. Tugushimiye kandi ko igihe kigeze iyo nama yasohoye mu isi. Yesu Kristo araza acumbika mu nda ya Mariya, kandi igihe kigeze aravuka arakura, nuko abisoresha umurimo wo kuducungura. Uhabwa icyubahiro. Kubw'iyo ncungu rero, uwapfuye urupfu twari gupfa ko twakoze ibyaha hamwe n'abadukomokaho, kugira ngo tubeho. Kubw'urwo rupfu utubabara ibicumuro byacu, ngo nonaha ubwo tugiye kurambura ibyanditswe byera, tugiye kuvuga ijambo ryawe, uduhindura abera, twambike gukiranuka kwa Kristo uwo nguwo, twungura ubwenge, kandi abagiye gutega amatwi ijambo ryawe ubaho umutima uhugutse n'ubwenge busobanukiwe, kugira ngo twumve icyo tubwira. Mwuka wawe wera abane natwe, kandi asobanure byinshi birenze uko twabivuga. Tubisabye Data mu izina rya Yesu. Amen. Furaha rero iyi platform mucyo w'isabato, Yego. impamvu nyamukuru yo kubaho kwayo ni urukundo rwa Kristo ruduhata. Icyo ni icyambere, ruduhatira kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko ijuru ryabutangaje binyuze muri Kristo Yesu. Ariko muri icyo ngicyo mu buryo bw'umwihariko hari imvugo zidasanzwe cyangwa se imyizerere ya bamwe mu bakristo. Twizera kimwe gupfa no gucungurwa, twizera ko twese twokojwe icyaha na Adamu kandi twacunguwe muri Kristo Yesu, ariko tumva agaciro k'amategeko y'Imana. Bamwe baravuga bati amategeko ntabwo akiri ngombwa kuko Kristo yapfuye akatuzukira, twapfuye ku mategeko. Nuko nguko bamwe bibwira, maze tujya gucukumbura mu byanditswe byango turebe umwanya amategeko y'Imana arimo
mu gakiza k'umunyabyaha. Yego. None ndagira ngo ubwo ari ubwa mbere ugeze hano nanjye nkubaze mbere yuko tujya ku itegeko rya kane ngo tujye kuganira, ni gute wumva amategeko y'Imana mu mibereho ya gikristo cyangwa se umukristo akwiriye kubana gute n'amategeko? Amategeko y'Imana mvuga ni amategeko 10 nk'uko yashoboye ku musozi Sinayi. Urakoze muvandimwe Eric. Ni iby'ukuri koko ntabwo ari ubwa mbere numvise ibibwirizwa mwagiye mucisha kuri platform yo mwashyizeho ku YouTube, kandi mwagiye muvuga ku ngingo z'ingenzi zikomeye cyane z'amategeko y'Imana. Nubwo nk'uko bivuze bamwe bayirengagiza, ariko nk'uko twanavuze mu gusenga mu isengesho dusenze mu kanya, ubwami bwose, ubutegetsi bwose bugira amabwirizwa n'amategeko bugenderaho, bugira amahame bugenderaho, ndetse ayo mahame akaba ari urugero rw'ubuyoboke bw'ubwo bwami. Narikomojeho cyane. Yego. Rero abavuga yuko amategeko yavuyeho y'Imana yavuyeho cyangwa se adakwiriye kubahirizwa, ubwo bahakanye yuko rwose iyo Mana badashaka kuyiyoboka, badashaka kuyitega amatwi, badashaka kumva ijambo rikomoka kuri yo, ntabwo baba bifuza kugendera mu bushake bwayo, kuko nta rugero rw'ubuyoboke, uburyo bwo kuyoboka ntabwo buhari. Rero ni ukuyoba kuko ikinejeje ahubwo ni uko uretse ayo mategeko 10 y'Imana, nk'uko mwagiye muyakomoza, nk'uko twagiye tubavuga ko ari mu migabane 2, umugabane wa mbere amategeko 4, 6 ya nyuma akaba undi mugabane. Ibiramambu niyo shingiro ry'abandi mategeko yose aranga ku isi, kugira ngo isi igire umutekano. Nuko bifite amategeko, kandi kinejeje nuko aya mategeko yose akomoka mu mategeko 10 y'Imana. Amen. Twarabiganiriye, ndibuka kwerirwa amape yatuganiriza itegeko rya 5, twese ko aho isi igeze ubu akaga n'akangaratete ifite nuko abantu banze amategeko. Ni ingaruka zo kwisha itegeko rya 5. Abantu bahindutse ibirara, babinzererezi. Twasanze rwose ibibazo by'ubujura, ibibazo by'abana mu muhanda, ibibazo by'abimukira byugarije ibihugu cyane cyane by'Uburayi. Yego. Twasanze bifitanye isano byanze bikunze nuko itegeko rya 5. Wonkongeramo n'ubusinzi. Itegeko buriya rasobanura vuga n'ibihano ahubwo bikwiye guhabwa umwana nk'uwo ngo wananiranye w'umugome w'umusinzi. Bahannye abavyeyi bahannye uko bashoboye, ariko umwana ntabumvire. Uko kandi niko twanabibonye no ku itegeko rya 6 ntukice. Yego. Sinzi icyo nyine itegeko rya 7 rihishiye birakomeye cyane, ariko ni byiza. Ku mugani ko umukristo warukwiye kuyoboka Imana koko yatinyuka kuko ayo mategeko atakiri ngombwa. Ahubwo ikinejeje buriya nuko nta nagasoje, no mu bwenge bw'isi busanzwe amategeko asanzwe, uburyo nko mu Rwanda no mu bihugu byinshi bitari anglo-saxon, no kuvuga bitari iby'Abongereza n'Abanyamerika, burya dukoresha amategeko icyo twita common law. Ubundi aturuka mu Baromani. Yego. Empire Romain cyangwa Roman Empire, kandi guhera muri 538 nyuma ya Krisito. Ubundi icyari Roman Empire yahindutse ni Catholicism. Ni Catholic, Roman Catholic Church, ariko ukongeraho ubutegetsi bwa politiki. Rero amategeko dufite ubu ngubu akomoka muri Roman Catholic Empire, amategeko yabo, kandi ubwo nabo bagerageza kwihwanya na Bibiliya. Niho dukomora amategeko dufite ubu ngubu. Amategeko dufite muri leta mu butegetsi busanzwe ntabwo yemera umuntu kwica undi. Ubwo ni itegeko rya 6 bagendeyeho. Nta nubwo yemera gusambana ku mugaragaro ngo muzaye mwisambanira. Itegeko rya 7 no kubivugaho biteye isoni, burabihanirwa. Ubwo nta tegeko nabona mwisi rivuga ngo mwabana muzaye musuzugura abavyeyi banyu rwose ntimukamvire na gato. Sibyo? Nta nitegeko nabona ryemera abantu kwiba uko bishakiye. Urumva uko biri kose literally cyase mu buryo bw'imvugo
amategeko y'isi yose yubakiye ku mategeko y'Imana. Rero ubwo amategeko y'Imana ntiyavuyeho, ahubwo arushaho gushimangirwa n'abantu b'iki gihe nubwo nayo batayumvira. kandi bwa butegetsi bw'abanyamerika n'abongereza waruvuze nabo nta gushidikanya nubwo nta bushakashatsi bwihariye n'aba narakoze, ariko niho hatangiye ubuprotestant. Yego. Protestantism. Yego. Byanze bikunze nabo mu gushyiraho amategeko bifashishije iki gitabo. Yewe ahubwo ndakunganira kandi bazadukurikira bazadufashe bazabyibuka mabize amateka. Nta muri Great Britain cyangwa se Grande Bretagne bw'Ubwongereza, United Kingdom. Ubundi mbere yuko abongereza benshi bava mu Buraya, mu Bwongereza nyine bagahungira muri Amerika, bahungaga akarengane n'undi k'iby'idini. Abenshi bahungiye mu Amerika bitwaga ba Puritans. Ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'abantu bitaga ko ari abera, nta cyaha bakora. Ni itsinda ry'abongereza. Yego. Ahari abo tuzaganira amateka y'isabato tuzabigeraho. Yego. Na John Bunyani kugira ngo ni umuprotestant uzwi cyane ku bw'igitabo cye cy'umugenzi, ni umwe muri abo muri iryo tsinda. Puritans abantu benshi bazatubwira muri comment icyo babiziho cyangwa bagenda bakora ubushakashatsi n'abazabyibonera. Ubwo rero ni abantu bemeraga ko badakora icyaha na gato, bamaze kugera ku rugero rwo kwera rwose kandi kumvira amategeko y'Imana uko yakabaye. Harimo n'isabato yemwe. Ariko bagiye bahindura, Satani n'umugome yagiye ashyira ibihimbano byinshi mu bwenge bw'abantu, hakaza bitwa ko ari abahanga, aba philosophers n'abandi usanga ba opinion leaders muri za cyangwa se abavuga rikijyana muri za societe zitandukanye z'abantu, nuko imyumvire igenda ihinduka. Ariko amategeko y'Imana mu moko yose yari ku isi niyo rufatiro rw'ubuzima bw'umuntu. Ndetse ahangaha muri Bibiliya ubwo urihangana tuhite tuyijyamo, ni Zaburi 119 n'umurongo wa 91. Rwose niba wahagize byihuta udufashe. Dusomere. Amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi. Amategeko yawe niyo atuma byose bibaho uyu munsi. Komeza. Kuko byose bigukorera. Amen. Ubwo tugiye no mu bwenge busanzwe, abize physics iby'ubugenge, abize iby'ubumenyi bw'ikirere, basobanukirwa neza ubukomezi cyangwa gukomera kw'Imana gutangaje na gahunda iba mu isanzure. Aho usanga imibumbe yikaraga ikagenda mu nzira idahinduka, icyo twita orbit, ku buryo gahunda ibaho imyaka n'imyaka ntago igihinduka. Izuba rirarasa rikarenga nk'uko Imana yabigennye, nta muhanga n'umwe wigize ubishyiraho. Rero amategeko y'Imana niyo atuma ibintu byose turi kubona bibaho ntibihungabane, bikagira umutekano ku rugero rw'uko. Yewe nta nubwo Imana izishima yemera ko hari umuntu bihungabanya iyo habonetse agahungu cyangwa agakobwa. Urihangana iyo mvugo nkunze kuyikoresha kubera kwiremereza kw'abantu, birangira rero umuntu rwose afite n'ibiro bikeya ugasanga agiye guhindura gahunda y'Imana. Rero iyo habonetse agahungu n'agakobwa kiha guhindura gahunda y'Imana, kagiha gushyira akajagari mu byaremwe, Imana iragacecekesha kavuga ati oya, hari amategeko nahaye byaremwe wibikoraho, kuko nubikoraho umuntu naremye arasenyuka. Rero amategeko y'Imana niyo atuma n'isi tubona izenguruka kandi kagira umutekano hato tukabaho. Amategeko y'Imana ni meza, abeshaho ntabwo yica. None urabwira icyo umukristo wibwira yuko ya mategeko yakuweho? Bwa mbere abakwiye gusubira inyuma aho yahereye, kuko aba yaratangira hatariho, ntago aba ari umukristo. Iryo zina yakabaye abarishyize ku ruhande, ahubwo akangira akajya kurishakisha kongera akaribatizwa, akongera kumwita umukristo bundi bushyashya. Uko umukristo ni uwakurikiye Kristo, kandi Kristo ubwe yihamirije muri Bibiliya tubambwiza mbwa Yesu kubwanitswe na Matayo ni ibice 5 umurongo wa 17 no 18, yuko ayo mategeko 10 y'Imana ataje kuyakuraho, ahubwo we yaje no kugira ngo ayasohoze, kandi mu busobanuro bwimbitse bw'ayo mategeko atari ubw'abantu, arushaho kuyasobanura neza kandi yubahirizwe mu mibereho ye bwite ubwe nka Kristo n'abazamukurikira. Rero uvuga ko ari umukristo akavuga ngo amategeko ntabwo ndeba, rwose iryo zina naba arishyize ku ruhande, abanza asubira inyuma
kandi koko niko biri tubwira. Yeremiya ni ibice 6 umurongo wa 16. Yemwe abagenda muri mu nzira muhagarare mu nzira aho mugeze. Mubari inzira za kera aho ziri, murebe inzira nziza habari yo munyuramo muzabona uburuhukiro. Ariko ikibazo cy'aba bantu bavuga barya banga inama y'Imana, barahakana bati ntabwo tuzayinyuramo. Uwo ngo rero uhisemo kutayinyuramo, ubwo naberaho, ariko nyabuna ndakubwira inkuru mbi yuko ntabwo ingoro uzabona. Mbere yuko twinjira ku itegeko rya 7 ndagira ngo mubaze nti mbese umumaro w'amategeko y'Imana mu mvugo yahuranije ku muntu ukiri mu rungabangabo kuri iyi ngingo, umumaro w'amategeko y'Imana ku mukristo nubuhe? Nihe ahurira n'agakiza k'umunyabyaha wizeye Kristo nk'umukiza we? Yego. Rwose ibyanditswe byera birasobanura kuri iyo ngingo, kandi ndibwira ko nk'abantu benshi bagiye basoma Bibiliya, iri ntago ari ijambo rishyashya. Bibiliya isobanura neza yuko itegeko niryo rigaragaza icyaha. Itegeko ritariho ntabwo icyaha cyabaho. Uko niko Paulo yanabisobanuye mu Magalatiya. Ariko na Yohana ukundwa abyandika mu nzandiko ze 3 za nyuma, asobanura neza yuko burya icyaha ni ukwica itegeko. Ndetse mu Kingereza ho babivuze neza. Icyaha ni ukubaho under lawlessness. Lawlessness ni ukuvuga ni ukubaho udakozwa amategeko. Udashaka kumva amategeko, ntimumbwire ibyo bintu rwose. Ubwo rero ubuhisemo kubaho uri ikigomeka ku mukristo rero. Icyo nicyo cyaha. Kubaho udashaka kumva ingingo yerekeranye n'amabwirizwa y'Imana, ubwo icyo nicyo cyaha. Rero ku mukristo amumenyesha icyaha, akamumenyesha aho yaguye, aho yatatiye cyangwa yaciye ukubiri n'ubushake bw'Imana. Hanyuma rero muri za nzandiko za Yohana, iyo amaze kumenya yuko yakoze cyaha, noneho azirikana no magambo ari ahangaha mu rwandiko rwa mbere, ni igice cya mbere, rwandiko rwa mbere rwa Yohana ni igice cya 1 umurongo wa 8. Kandi ugahita ufata n'igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Yereka amasome nihuta. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse. Ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu. Kandi icyaha umaze kutubwira icyo ari cyo ni ukudakozwa amategeko, cyangwa se n'ukwica amategeko. Yego. Ariko ku mukristo we iyo arifite, iyo yemera, amwereka yuko yakoze icyaha, yishe itegeko ry'Imana, ntabwo akiri umuyoboke w'Imana, kandi yanyuranyije n'ubushake bwayo. Nuko rero nibwo abona umwanya agahabwa agakarita kamwinjiza mu kindi cyumba cyo kwatura ibyaha bye. N'umurongo wa 9. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu, nuko tweza gukiranuka kose. Nituvuga yuko nta cyaha twakoze, tuba tuyisinya binyoma. Nituvuga ko nta mategeko abaho, nituvuga ko nta mategeko abaho, cyangwa atatugenga, tumenya ko hariho icyaha. Yego. Ubwo umuntu uvuga atyo aba ari umunyabinyoma. Umunyabinyoma kandi yise n'Imana inyabinyoma. Noneho kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri we. Ubwo urumva ko atakira umukristo rero. Igice cya 2 rero umurongo wa 1 kugeza wa 2. Bana banjye bato, mbandika ibyo kugira ngo mudakora icyaha, mutice itegeko ry'Imana. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha bishyitse ukaryica, uraryemera, urarikunda nkanjye pe. Nkunda amategeko y'Imana uko ndeba uko. Kandi ubwo birangira nayisinya kunze. Ngiye nkunda amategeko akomoka yubakira ku 10. Aho rero icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data wa twese. Urumva ihumure rigera ko mu Kristo ni Kristo. Niwe Yesu Kristo ukiranuka. Numva ko babyuzuye. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'ibyo bari mu isi yose. Bisobanuye ko rero umuntu utemera ko ari umunyabyaha nta nubwo akeneye Kristo, nta nubwo yabarirwa ibyaha bye. Kuko Yesu Kristo abereyeho kugira ngo atwezeho, atubere impongano y'ibyaha byacu twakoze twica amategeko. Yego. Kugira ngo ahari abantu b'Imana uretse kwigiza nkana, kandi urakoze gusomya ibyanditswe byabyo mu isezerano rishya. Yego. Biduhamiriza yuko amategeko y'Imana agihamye kandi akira y'agaciro ku mukristo uwo ari we wese wemera kugengwa n'ubwami bwe. Yego.
Ubundi rero noneho twakwinjira mu itegeko rya 7 tukatubwira icyo riduhishiye. Ese wari dusomera? Abantu n'abadukurikiye bashobora no gufatana bibiri ubwabo twagendana nitangirije igice dusome kuva ni igice cya 20 umurongo wa 14 ndibwira kuva igice cya 20 umurongo wa 14 se ntihageze kandi rero ni umurongo mugufiya abantu bazajya bihangana. Imana yakoze no ku buryo ikoresha imvugo yoroheje y'urukonjo ngo tubyumve, ikabivuga mu ijambo rimwe umurongo umwe ntugasambane. Mbe waryumvise Eric? Naryumvise. Itegeko rya 7 Kristo yatwandikishirije ku musozi Sinayi arihereza Mose ku bisate by'amabuye. Yego. Ntugasambane. Mu rurimi rw'urunyarwanda ni ijambo rigizwe gusa n'imigemo 5. Ariko nyamuneka iri jambo rirakomeye ku buryo ryagutse cyane. Abadukurikira bazabe hafi kugira ngo twebwe nabo dusangire ubusobanuro bwimbitse bw'iri tegeko. Nkivuga kuri iri tegeko n'amategeko yose mwavuzeho nayo muzavugaho mu buryo busanzwe bwiga mitekerereza ariko n'ubumenyi science mu mategeko. Amategeko burya nk'amategeko nk'imvugo gusa ariko harimo ibice, kandi ibyo bice bigenda bigaragaza uburemere bw'itegeko bitewe n'igika ribarizwamo. Mu butegetsi busanzwe nk'igihugu cyacu cyangwa bituzengurutse buriya dufite itegeko nshinga. Itegeko nshinga niryo ritegeko riri hejuru y'amandi mategeko yose. Hakabaho itegeko teka, organic law. Hakabaho iteka rya perezida, presidential law. Hakabaho n'iteka rya ministry, yaba uw'intebe cyangwa n'abandi, ministerial law. Nyuma yaho rero haza icyo twita regulations, ibyemezo byafashwe n'umuyobozi runaka. Shobora kuba inama y'abaminisitiri, shobora kuba umuyobozi w'intara, shobora kuba umuyobozi mu kigo runaka, agashyira amabwiriza ku buryo nayo ni amategeko, regulations cyangwa règlement mu gifaransa. Ariko hasi y'aho ngaho hari aho uzasanga mu zindi ndimi hariho n'izitwo twita za requirements. Ugiye gusaba akazi hari amategeko abigenga, requirements, amabwirizwa akurikizwa, ibisabwa. Buriya rero nicyo ngiye kugusomera mu itangiriro 26 umurongo wa 5. Reka tuharebe kugira ngo twumva neza twinjira muri iri tegeko. Itangiriro 25 umurongo wa 26 umurongo wa 5. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangiririje. Ubwo kwihanangiriza umuntu umuha amategeko, sibyo? Nibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije. Urumva ko hari ibyo yategetse, ubwo na amategeko ni order cyangwa orders. Ariko hakaba n'amategeko yanditse. Ibi yategetse kandi ngira ngo bavuye kuri umudivantiste. Umudivantiste musakari. Umudivantiste hari ibintu twemera ko Imana yategetse cyane cyane mu byaremwe. Ukatuzi ko umuntu agomba kunywa amazi. Rikaba ari itegeko ry'Imana kandi. Cyane. Ni itegeko kubera yuko umuntu utanyoye amazi bimugiraho ingaruka ku buzima. Kuko uwo mubiri ufite, uyu mubiri wanjye mu abantu bambona, abantu bashobora kunkerensa bakabona ntafite isura nziza, ariko babimenye nanjye ndabizirikana ko uyu mubiri ntabwo ari uwanjye bwite. Igisonga cyawo. Ahubwo ngomba kuwucunga neza nk'awubungabunga nyabuna ngo ube ubuturo bwa Mwuka Wera no gukoreramo nijoro, ngo ahubwo ubushake bw'Imana n'ubwiza bwayo bugaragarire muri uyu mubiri n'igihagararo cyanjye, ngo abambonamo bambonemo yuko ndi mwene Mana, bahimbaza Imana yo mu ijuru yandemye. Ubwo izo ni za orders ziba ziri inyuma y'amategeko yanditse. Aburahamu rero ibi byose yarabyubahiriza, ngo nayo navuze yavugishije umuntu. Ubwo turamubona Imana ikababwira ati ugiye kurinda kiriya gitambo kugira ngo kitagira ikibyangiza. Ubwo nani Imana yayo yivuga. Itangiriro 15 yivuganiye na Aburahamu bari babiri gusa. Sara umugore adahari n'undi wese adahari.
ubwo hari amabwiriza yandi ijya gutanga umwana Isaka. Rero amategeko nitwumva itegeko rya 7 ntugasambane, abantu bamenye yuko hirya y'inyegamo y'iri tegeko ngo ntugasambane hari andi mabwirizwa n'andi mategeko ay'Imana yavuze, ayandikishije, ayihanangirije arebana n'iri tegeko ntugasambane. dufashe tubyinjiremo twinjire twumve noneho rero y'Imana kubwira yego. Bwa mbere uko dusanzwe tubizi iri tegeko ntugasambane bishatse kuvuga gusa ni igihe Imana yabuzanyije yuko umugabo cyangwa se umuntu w'igitsina gabo n'uw'igitsina gore batagomba guhuza imibiri nk'imyanya ndangagitsina, ngo umwe ave ku wundi ajye ku wundi, yongera ave kuri wa wundi ajye ku wundi. Imana irema Adamu hashize igihe runaka Bibiliya itavuga, maze ngo Imana ibona ko atari byiza ko uwo muntu aba wenyine, imuremera umufasha ari we Eva. Kugira ngo umunezero wa Adamu uba wuzuye, byabaye ngombwa ko agira umufasha Eva kandi utandukanye n'uko asanzwe ateye. Ndetse Imana itanga itegeko mu itangiriro 1:26 kumanuka ryo kororoka. Hagati y'umugabo n'umugore hagomba kubaho kororoka, bamenye ko ari itegeko ry'Imana. Kororoka ni itegeko. Yandi magambo kwa guhuza imibiri k'umugabo n'umugore ni itegeko. Eric n'abandi badukurikiye mu bimenye, niba umugabo n'umugore bari kumwe barasezeranye kubana nk'umugabo n'umugore, guhuza imibiri ni itegeko, keretse habayeho uburwayi cyangwa n'impamvu ituma umuntu yaba adahari. Kuko Paulo tuzanabireba yenda niba ngombwa yandikira abikora n'ibice 7 urwandiko rwa mbere, yaravuze ati bagabo namwe bagore ntimukimane. Ariko abantu batwumve neza be kuzanamo ibishego. Buryo umunyabyaha arangiritse cyane, ahubwo tuvuga mwene ibi bintu abantu bakayizanamo n'ibindi bintu n'urwenya, ntabwo ari byo. Ni iryo jambo Bibiliya yakoresheje mu rurimi rw'urunyarwanda yuko umugore adakwiye kwiyima umugabo kandi umugabo adakwiye kwiyima umugore. Rero ubwo nibwo bumwe bwa babiri budakwiye kugira undi buvangira we wese. Iyo rero umwe ayateye intambwe ubwo bumwe ubwo oya tutaranabugeraho, nta muntu wemerewe kugira isano yo guhuza igitsina n'undi keretse abo ngabo, umugabo n'umugore. Abandi ntibabyemerewe na gato. Ubwo nuko itegeko rivuga, nuko ribiteganije. Noneho hirya rero ntabwo umugabo yemerewe kugenda ava ku mugore umwe aryamana n'undi mugore, akaryamana n'undi mugore, cyangwa umugore agenda aryamana n'umugabo umwe ave ku mugabo umwe aryamane n'undi, aryamane n'undi. Ibyo nibyo Bibiliya yita gusambana. Ni uguhuza imibiri kwa babiri bikarenga babiri, hakazamo n'uwa gatatu, hakabazamo n'uwa kane n'abandi benshi. Ariko tukiraho uretse ko nyine atari turabwira benshi, kandi wasanga hari n'abatekereza gutyo. Hariho n'idini rimwe uretse ko atari rya gikristo naryo ryizera nk'ibyo, ariko hari umukristo umwe wigeze kuganiriza tuganira ingingo yo gusambana. Yari yarabaswe no kujya mu twana dutoya, aravuga ati ariko nta mugore nasambanye nawe. We uko asobanukirwa itegeko ni ukujya ku wundi mugore wundi mugabo, ariko kuba yafata abandi bana b'abakobwa bari aho ngaho akaryamana nabo ntabwo yumva ari itegeko. Dore ko atanga n'ingero nyinshi cyane zo mu byanditswe byera, harimo na Salomo wabaye umwami w'Abisirayeli wagerageje kuryamana na benshi. Ubivugaho iki? Nyirubwite burya Yeremiya 17:9 havuga yuko umunyabyaha burya umutima w'umunyabyaha urwaye indwara kandi wizera gukira, ariko urashukana, urusha ibintu byose gushukana. Ariko nubwo ushukana gute, uranakubwira ngo nanagushutse. Burya nagushutse burya ntabwo ari byo. Uyu muntu yarishutse, nawe aragushuka, ashuka n'ababwira, ariko umutima uramubwira neza yuko ahubwo akora icyaha kirenze gusambana.
kuko mu mategeko asanzweho ntibavuze ko niba numvise neza ko aryamana n'utwana udukobwa tukiri dutoya ubwo rero mu mategeko asanzwe niba tuje umwana tuje imyaka 18 ahubwo yahanwa bigeze kumufunga ariko bica mu zindi nzira abamurekura ariko mugane cyo sijyamya cyuko bya bintu ari bya kandi koko aranafunze no mu mutwe no mu ntekerezo kuko urumva turimo tumutanzeho urugero nacyo ni igihano gikomeye ariko biranarenga muri science mu by'ubumenyi busanzwe uwo muntu abarwaye umuntu wishyiramo kugenda ava hamwe ajya ahandi kanoneho akishyiramo no kuryamana n'abana hari n'abantu bakuze bahitamo kuryamana n'abana ni indwara cyane cyane mu Bufaransa bayita pedophilie kwishyiramo kuba urwaye noneho ubwonko bukakubwira yuko ugomba kuryamana n'abana gusa kandi abakuru bahari ubwo rero birenga kuba icyaha ahubwo bikaba n'indwara isanzwe rwose twakujyana kwa muganga bakaguha imiti ibinini n'inshinge kandi rero icyaha koko gisiga umunyabyaha ari indembe yewe anapfuye uko umuryamya burya iyo atarihana nanjye niko naremeze nawe niko wari umeze ngira ngo umunyabyaha aba ari mu rupfu keretse iyo yeguriye Imana noneho arazuka akanjya mu bugingo buhoraho. Wari uri kutubwira rero uti itegeko rya 7 cyangwa se nk'ingingo ya 7 mu itegeko nshinga rigizwe n'ingingo 10 zigize amategeko 10 y'Imana. Iyo ngingo ya 7 ifite andi mabwiriza ayihishe nyuma tubasha kubona mu byanditswe byera. Ereke nyemerera uyu mwanya twe guhita tuyajyamo. Kuko yatuma tutagenda ku murongo kugira ngo abantu barushaho gusobanukirwa. Ahubwo reka ngerageze kuvuga ugukomera kw'iri tegeko n'ukuntu mu maso y'Imana rifite uburemere. Bwa mbere hari ibintu byinshi 6 ndetse 7 Uwiteka yanga. Ni mu migani 6. Hari ibintu buryo Uwiteka yanga urunuka. Sibyo? Migani 6 buhareba noneho ngende urwandiko rwa mbere rw'abikore naho ni ibice 6 hanyuma tuwahuze. Ni bahageze hadusomera. Migani 16 kugeza 19. Yego. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Yego. Uwiteka yanga imubera ikizira. Yego. Amaso y'ubwibone burya Imana yanga abantu bagenda bibona bireba n'ibindi bacinya inzogera n'ibindi cya 2 ururimi rubeshya abantu bakunda kubeshya kandi bakabikora Imana inabyanga cyane amaboko avusha amaraso yitari urubanza wambwiye ko iryo tegeko mwararangije kwavugaga yuko imigani 6 umurongo wa 16 kugeza 19 havuga ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bikomeye cyane harimo no kuvusha amaraso y'umuntu utari mu rubanza buriya unyemereye abantu bazongera bakanegarukaho ko nta n'icyaha twadukoze wazabona ukuntu bikomeye cyane kuntu icyaha cyo kuvusha amaraso y'umuntu utari mu rubanza giteye ubwoba ariko nubwo bimeze gutyo muri ibintu 7 icyaha cyo gusambana nta kirimo ntabwo tucyumvisemo nyamara rero ahubwo kiri hejuru y'ibi byose kubera yuko byagiye birangira aricyo kirimbuye abantu bo ku isi mu bihe bitandukanye. Gusa unasuzumye ibyaya magambo Yego urabona batubwiye amaso. Yego amaso y'ubwibone. Batubwiye amaboko. Yego batubwiye umutima. Yego batubwiye amaguru. Yego urumva mu by'ukuri batubwira impagarike y'umuntu yose. Impagarike y'umuntu kandi nujya kureba ikibazo cy'ubusambanyi kiraza kuba gishingiye ku maso. Nizo ntekerezo n'umutima urumva yuko bwa bunyacyaha umuntu yibitsemo nibwo Kristo yanze. Ariko Paulo hari icyo bivuze ahangaha. Ariko arashimangira ibyavuzwe kera byanabayeho mu isi yo kwa Nowa, mu isi y'Isodomu no mu isi y'Abisirayeli bagiye kwambuka bagiye Kanani. Twahuranye tuhavugeho ubona ukuntu itegeko rya 7 ryagiye ryirengagizwa rikicwa bikaba ari wo murongo utukura ijuru ryashyiragaho ngo ahaho ni muhagera biraba birangiye. Paulo rero ageze hanga mu gice cya urwandiko rwa mbere yandika bikorinto abakristo bikorinto ni bice 6 umurongo wa 12
katumanuke twihuta. Byose ndabyemererwa kandi bingirira akamaro si byose. None nyamara bingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana. Iyo niyo conclusion ku mubiri ho wakora ibindi, warya, wagira uti, urabyemerewe. Ariko nubwo byemerewe si byose, uzahitemo. Ariko gusambanaho nta mahitamo ahari. Nta mahitamo ahari. Umubiri so gusambana. Nuko rero umubiri so gusambana ahubwo ni uw'umwami. Kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Amen. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Krisito? Mbese noneho ntore ingingo za Krisito nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uyifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Umurongo wa 18 havuga ngo iki mberike? Muzibukire gusambana. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri. Yego. Ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Yego. Ubwo bya bintu bitandatu cyangwa birindwi byavuzwe yego, ariko bikorerwa inyuma. Bikorerwa inyuma. Ubeshyira nubwo bimukoraho. Ugambira ibi biramwangiza gukora adasinziriye. Ariko ibyo bikorerwa inyuma, bigira ingaruka z'inyuma gusa, ariko gusambanaho bone mu mubiri. Gikorerwamo imbere mu mubiri. Nuko rero muzibukire. Bese ni muzika imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Sijyana navuze yuko uyu mubiri atari uwanjye, nawo ngo atari wawe. Ntabwo dukuriye gufata imibiri yacu ngo tuyifate uko tuyishaka, uko atari yacu ngo tuyigenge nk'uko tubyumva. Kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Twihuse kwije itegeko rya 7 bwa mbere byakozwe n'umugabo bita Lameki. Ni mu itangiriro, ni igice rwose ni cya 4 umurongo wa 19. Cya 4 umurongo wa 19. Washaka wamanuka hepfo ntitubisome byose. Ndavuga ngo Lameki arongora abagore babiri. Yego. Umwe yitwa Ada, undi yitwa Zira. Yego. Bwa mbere iwi ni watangiye polygamy, no kuvuga gutunga abagore benshi. Kandi twavuze yuko gusambana ni ukugirana isano yo guhuza imibiri cyangwa imyanya ndangagitsina n'umuntu urenze umwe, n'umuntu urenze umugore wawe. Kuko nta wundi muntu wemerewe guhuza ibitsina n'undi. Lameki niwe wa mbere wishe itegeko rya 7, kandi ubwo ryahozeho mbere yuko rihabwa Mose ngo ryandikwe ku bisate. Kuko Aburahamu yarayumviraga kandi atarandikwa ku bisate. Atarandikwa ku bisate kuri Sinayi. Njya nibaza kiriya kibazo, nkibwira yuko hari uburyo Imana yari ifite abantu babayeho mbere y'umwuzure cyangwa se mbere ya Mose. Hari channel ya communication yari ihari hagati yabo n'Imana, ku buryo nabo bari bafite inyandiko runaka. Yewe mberike biroroshye cyane. Igisubizo kiri muri Ezekiel 36. Na Yeremiya 31. Umugambi w'Imana, isezerano ry'Imana nuko aya mategeko turimo kuvuga. Imana Uwiteka ayandika mu mitima yacu, mu bwonko. Ni nako byari bimeze mbere ya Sinayi. Imana yazanye Sinayi kugira ngo ivane kwiyobagiza k'umunyabyaha, kandi uzubyumva abadukurikiye bazahita bamwenyura baseke, kuko nicyo gisubizo bakunze gutanga. Ngo ibintu kumbwira ngo byanditse hese. Abicyo gihe nabo nuko bavuga ngo ibintu muhora mutubwira ngo n'amategeko byanditse hese.
maze Imana ibyandika ku mabuye. iravuga iti none kandi byandika ku mabuye hatagira umuntu uzongera kwiyobagiza nk'uko umunyezaburi ya 58:35 kugeza wa 5 yabivuze. Avuga ko umuntu yiyobagiza. Umunyabyaha atandukanye n'Imana akivuka. Yego. Yakivuka ariyobagiza akabeshya. Yego. Rero Sinayi yaje ngo ivaneho kwiyobagiza k'umunyabyaha. Yego. Noneho imaze kuba Sinayi, Mose araza abasomera amategeko ngo bamare baramubwira bati Mose we umva Uwiteka yakoze ibintu byose Uwiteka yakubwiye tuzabikora. Ntibiteguye nanone kureka ngo Imana ubwayo ibyigishiriza iby'ibyo bintu. Tuzabikora. Rekeraho mwararushye umva turemeye ko twagomye ibyo muvuze byose ibyo Uwiteka kubwiye byose tuzabikora. Ezekiel na Yeremiya rero mu gihe cyabo Uwiteka asuzumye asanga ryasezerano bamusezeranye ngo tuzabikora ntago baryubahirije. Byarabananiye kandi koko reka bibananire ntibabishobora kubera icyaha. Uwiteka yatanga isezerano ngo noneho nzayandika mu mitima yanyu. Amen. Mu bwonko bwanyu. Nta handi rero mu gihe cy'Aburahamu nta handi amategeko yari yanditse mu mutima we. Yego. Andi Imana ikayamuha mu mvugo bitewe n'ibiharimo ikamubwira ngo ujya gutamba Isaka. Yego. Ngwino abaka igicaniro fata imfizi imaze imyaka iriza n'imyaka 3 ntama n'ihene bicemo kabiri ubyerekeranye hanyuma irukana inkongoro. Ariko ubundi mbere amategeko harimo n'iringiri rya 7 yari yanditse mu ntekerezo ze kandi nandiko yari yanditse mu ntekerezo za Farawo. Wa wundi wafashe umugore wa Buramu Sarayi bahungiye kubera inzara nuko akamugira umugore we hanyuma mareka akaza kumusanga maze akaza akabwira Buramu ati wangendute kuko utambwiye yuko ngo ari umugore wawe. Na Farawo yarazi ko gusambana ari bibi. Rero uyu Lameki rero muzukuru wa ariko ndabona ari mu buvivi bwa Henoki. Aravuga ati reka nanjye reka nshaka abagore babiri. Bakama izina mu mabi Kayini yakoze ntabwo ashatse abagore babiri. Umwana yabyaye Henoki ntiyashatse babiri. Lameki ari ashaka abagore babiri. Niyo muntu wa mbere w'Itegeko ntugasambane byari byanditse mu mitima yabo. Yego. Ariko iki cyaha cyakomeje gukaza umurego cyane kugeza mu isi y'umwuzure. Abantu bihangane niba ngombwa tuzabigaruka ariko nabo babyisomera mu Itangiriro 6 nuko ngo abantu b'Imana abana b'Imana bifuza abana b'abantu kandi bafata bamwe muri bo barabarongora babyarana abana ngo abantu b'ibihangange bakomeye batigeze baboneka. Ariko ku mugani reka tuzabigarukeho hari abibwira yuko abana b'Imana ari abamarayika cyangwa hari idini rya Gikristo rimwe ribyizera gutyo. Nanjye ndarize abana b'Imana ari abamarayika none abana b'abantu ari abantu buntu nyine bakomotse kuri Adamu. Ni uya ntekereza ko abantu benshi baza bagira imyumvire ariko ishingiye gusa ko bumva ibintu ariko budashyigikiwe na Bibiliya. Bibiliya igaragaza marayika nk'ikiremwa cy'umwuka. Ntabwo nta mubiri afite. Nta mubiri afite. Nta myanya ndangagitsina marayika afite. Yego. Kandi ubwo nitubwira imyanya ndangagitsina harimo no mu nda h'umugore. Umura nta marayika ugira umura ngo noneho ngo azatwite aterwa inda none azayitwite hanyuma azayibyare kuko nta nubwo afite umubiri ugaragara. Ni ifuti rero. Abana b'Imana uretse Kayini ariwo Lameki yakomotseho ariko hari undi mwana wa Adamu bita Seti. Yego. Kayini yagomeye Imana ubuzima bwe bwose ntekereza ko ari nabyo yarazeho ubwo Lameki. Yego rwa Kayini Nasomye no Henoki ngira ngo uye ntabwo ari wa wundi watwawe n'Imana akimurwa mu ijuru. Oya uyu ni umwana wa Kayini. Abo ni abana b'abantu. Abagendeye mu mugabane w'abagomeramana. Batemeye kugendera mu butware ubushake bw'Imana. Yego. Ariko hari umwana wakurikiye inzira y'Imana. Hambavu ya Kayini hari Seti. Yego. Urubyaro rwa Seti rero rwo rwakomeje kubaha Imana urwo ni rwo rubyaro rw'abantu b'Imana. Abana b'Imana. Noneho abana b'abantu nabakomotse kuri Kayini. Yego. Birasobanutse. Noneho ahubwo mu gihe cy'umwuzure haje kuba uruvange. Yego.
abana baturuka kumwubaha Imana Seti baza kurenga umurongo Imana yabahaye n'uruzitiro bashingirana nabo bavanaho rwa ruzitiro rw'amategeko bati kandi uru ruzitiro ku mugani nabonye rutindwaho cyane n'ishyanga ry'abise Imana yatoranije nk'itorero ryayo. Yego, bahawe amabwiriza yuko batagomba gushyingiranwa n'abandi mahanga, batagomba kwivanga n'andi mahanga rwose. Ubwo icyo nicyo cyabanje kubaho mu gihe muri yasi yo kwa Nowa kugira ngo igere ku kurimbuka. Yego, icyo kintu nicyo Uwiteka ashimangira avuga ati Uwiteka ahereye kuri icyo uwo kwivanga gusa ubusambanyi. Aravuga ati nicujije cyane. Oya, byaragiye ibyo bintu. Ubusambanyi bwangiza intekerezo zabo zirangirika kugeza ubwo Uwiteka aragiye aragenzura mu ntekerezo zabo asanga imitekerezo yabo yose ni mibi kandi byiteka ryose ntabwo bazagaruka. Abantu ntabwo bazi neza yuko burya uko umuntu arushaho kugira imitekerereze ipfuye kandi akinangira buri harahagera akaba adashobora kugaruka. Icyo wamubwira cyose akaba adashobora kugaruka rwose. Rero abo mu isi yo kwa Nowa nuko byabaye kandi byatewe cyane cyane n'icyaha cyo kwica itegeko rya 7. Maze Uwiteka afata icyemezo cyo kurimbura ubwo bwoko. Niko bimeze rero mu gice cya 18 na 19 cy'itangiriro kwa Sodomu ni Gomora. Naho ni icyo kibazo cyabayeho Uwiteka gusha ishyano, maze abantu bisi y'icyo gihe cyane cyane Sodomu ni Gomora bakora icyaha gikomeye cyo gusambana, birenga gusambana bagera ubwo batifuzanya nk'umugabo n'umugore, ahubwo basigara bifuza umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ari nayo duhagaze muri iki gihe. Ibintu by'ubutinganya. Yego, humura ntabwo tubigiraho nona. Ibyo byo nyine byarimbuje Sodomu. Yego, urumva yuko icyaha kigenda gikura. Igihe cyo kwa Nowa turabona abantu barenga umurongo nk'uko wari umaze kubivuga, abantu b'Imana batangira gushyingirana n'abo batagomba gushyingirana nabo, kandi mu busambanyi, ariko byibuze bo badahuje igitsina. Bigeze i Sodomu none bavuga bati ntabwo bihagije abagabo ahubwo ku bagabo, abahuje ibitsina bari bo babikora gutyo. Nubwo kuri itegeko rya 7 ritari mu bintu 5 cyangwa 7 byo mu migani 6 Imana yanga urunuka, ariko ni umurongo utukura ahubwo wo kurimbuka kw'abantu. Ariko ikintu gitangaje nusoma amagambo akurikira biriya narungurutseho imigani igice cya 6 niyasoza ari twasomaga, igice amagambo akurikiraho ni ibya maraya. Aho sinzi niba warabirebye, ni ibya maraya. Yego, uburyo uwo muntu uzimiriye mu kwa maraya ababaje cyane. Oya, Bibiliya yo imwita n'umusazi. Ni cya kindi cyo gusambana. Uwo musore imwita umusazi. Biri muri package imwe. Imana iri kubyegeranya ngo igaragaze uburemere bwabyo. All in all, uko byaba kose birangira kuri itegeko rya 7 ribaye umurongo utukura uganisha abantu kurimbuka. Ngira ngo tugera ku musozo abantu b'Imana, ntabwo iki kiganiro cyaba gihagije kuri iri tegeko, tuzongera turusheho kuganira kandi turabona ibyaduka byo muri no minsi y'imperuka. Yego, kandi ubwo ari uko byagenze mu gihe cyo kwa Nowa, isi yo kwa Nowa ikarimbuka bitewe n'uko uwo murongo utukura bamaze kurenga. Isi yo y'Isodomu ni Gomora kwa Loti ikarimbuka bitewe n'uko byamaze kugenda gutyo. Mbese twe twaba turi bande twarenga uwo murongo utukura tugakomeza kubaho? Nicyo gituma tuzongera kugaruka kuri itegeko kugira ngo dusuzume ingingo ku ngingo, utugire muri ya mabwiriza y'Imana agendanye n'iri tegeko rya 7, tumenye uruhande duhagazemo n'umwiteguro dusabwa kugira ngo tutarimbukana nayo. Imana ishimwe ko itagira imburana abakiranutsi n'abakiranirwa. Iyi si igomba kurimbuka niba yarenze umurongo utukura, nibyo. Ariko kandi nk'uko byagenze mu gihe cyo kwa Nowa ikarokora abantu 8 mu nkuge, uko byagenze mu gihe cyo kwa Loti ikamurokorana n'abakobwa be ndetse n'umugore nubwo yaje kugwa mu nzira, twiringiye tudashidikanya ko Imana izarokora abantu bayo banihira ibizira bikorerwa mu isi. Yego, kandi bitandukanije n'ikibi no kwanga kurenga uwo murongo, kandi ubahirije amategeko y'Imana harimo n'itegeko rya 7. itegeko rya 7. Utwemerero tuzongere kugira umwanya wo kuganira kuri aya magambo, tubyinjiremo mu buryo bwitondewe tunareba isi ya none ese yitwaye ite kuri iri tegeko. Murakoze muvandimwe Eric, reka ahubwo dugira ngo twasoza dusenga. Reka dusenga Imana. Umuremyi wacu uhabwe icyubahiro,
wifuza ko abayoboka ubwami bwawe basobanukirwa n'amahame agenga ubwami bwawe uhabwa icyubahiro. Wifuza kandi yuko bakuyobokana umutima n'ubwenge, bazi neza ibyo bahisemo, ngo hataboneka urwitwazo rw'umuntu uwo ari we wese. Kandi na kera kare uravuga uti nimuze dusigane, muze tujye inama. Wifuza ko tujye inama nawe, ntabwo twikoreza amategeko aremereye kandi nk'umunyagitugu. Wifuza ko tugirana isano ishingiye gusa ko tukuyoboka ukatubera Imana, umuremyi, umukiza, kandi utubeshaho uhabwa icyubahiro. Ntabwo ushobora kutubuza ibyiza kandi bihari, kandi nta byiza bishobora kubonekera mu nzira zabuzanyijwe. Waratubwiye mu mategeko yawe ngo ntitugasambane, kuko imibiri yacu atari iyacu bwite ngo tuyigengeho, ahubwo ari urusengero rwawe. Ugiye gusobanukirwa n'iri tegeko, ariko no kuzibukira gusambana, kugira ngo imibiri yacu ibe iyera kandi tube twiteguye rwose kuba abayoboke bw'ubwami bwawe. Utugire neza muri uyu mwanya, kandi hamwe n'abadukurikiye uha umugisha wawe, kugira ngo ubwo tuzongera kugaruka twiga ibyanditswe byera, tuzabe tuzirikana umurongo twari turiho mbere, ngo dukomezeho twunguka. Umwuka wawe wera yiganzure mu ntekerezo zacu, yigishe buri wese uzumva kino kiganiro na nyuma yaha. Tubisabye Data mu izina rya Yesu, amena. Ikimenyetso cy'Imana yacu, ubwire nabo mu mahanga yose iby'uwo munsi Imana yaruze, maze nabo bose